mubwira uburyo byose bimeze, mwereka umwana, arambwira ati tabaranya, umwana ntago ari muzima. None se mama, ibyo bintu nibwo ukibimenya? Wari utuye ubizi urabyihorera, umwana amaze gukura? ntago nabyitagaho cyane kuko nari nzi ko ari ukubera ari agahinja, ariko naze kubireba mbona nibyo. Hanyuma negereye uwo mumama w'umukecuru ndabimwereka, maze kumwereka arambwira ati reka ati ni ukuri tabaranye n'abadukurikiye rwose bambarire bamfashe. Ndabizi ko mufasha abantu benshi batandukanye. Ni ukuri ni ubwa mbere mvuze iki kintu cyo kugira ngo umuntu amfashe, ntago nigeze mbivuga na rimwe, ariko bambabarire bagira icyo bakora. Uyu mwana basi mbona yanjye ni ibintu bibabaje, ni ukuri kubyara umwana mu buzima nka buriya. Ni ukuri bambabarire, ni ubwa mbere mvuze iri jambo kuri kamera ngo umuntu afashe. Ni ukuri ambabarire, sijya afashije n'uyu mumarayika, mbona akize. Mbona umwana wanjye abonye uwo muti amere nk'abandi bana, amere nk'abandi bana. Mana, nta mubyeyi utifuza kuzashyingira umwana we, nta mubyeyi utifuza kuzabona umwana we yabyaye. Ariko mwababyeyi wibaze kugira umwana uzi neza ko utazashyingira, ukamurera uzi neza ko nta kuzukuru uzabona. Bijya bibaho nyine, ni ku byago bibaho, ariko nekereza ko n'aba bafite bagakura kuriya ntabwo ari cyo umubyeyi aba yifuza. Bahaye ikaze rero bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Ndabasuje kandi mbifite gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza kandi cyane mwese mudukurikiye. Uyu munsi ndi kumwe na mama Betty cyangwa mama Ineza, turi kuganira hano, ariko bitewe n'ukuntu yamvugishije numvishije bitoroshye, numvise ababaye afite n'agahinda kenshi. Nekereza ko ari bya bindi nyine tumazemo iminsi, ariko numva sibyo, ababaye cyane. Ambwira ko ashaka ko tuganira kuri iyi nshuro, noneho niwe wifuje ko tuganira. Undi ninjye namutumizagaho nkamubwira ni tuganire, ariko kuri uyu munsi niwe wifuje ko tuganira kubw'ikibazo afite. Umeze utese mama Ineza? Ntago meze neza. Birumvikana nkurikije ibyo wambwiye, ntago waba umeze neza. Ntago meze neza, mbanje gusuhuza nyine abankurikiye. Ntago meze neza pe, ntago meze neza, ndababaye, mfite agahinda kenshi mu mutima. N'abankurikiye ibaze kuba uri umubyeyi warabyaye umwana, ukamutwita, ukabyara inda, akakurushya, umwana akageraho ubona rwose atazakuviramo umuntu uyenda uzagukura mu bibazo cyangwa uzavamo umuntu ukomeye. Rero ukinyicaje hano aka kanya, ni ukuri ke ndababaye kandi mfite ikibazo kitanyoroheye. Umwana wanjye namubyaye gutya, mubyara ndamukunda, ariko noneho aho bigeze ni ukuri byanyobeye. Urabona hari ukuntu ujya ufata nk'umwana umaze kumwoza, cyangwa se hari ukuntu ujya ufata umwana ukamwoza. Hari ukuntu nyine urabona umwana w'umuhungu ukuntu ateye, n'abadukurikiye hari ukuntu ujya kujya gutya ukabona nk'ubugabo bwe agapupi ke karegutse. Ariko uyu mwana urabona ko amaze kugera mu gihe cy'amezi, agize igihe kingana iki? Afite amezi 8. Ni ukuri byambabaza cyane, mfite agahinda kenshi. Umwana hari n'ukuntu ushobora kumukoraho, n'ubundi niyo yabyutse mu gitondo yari koga urabibona, cyangwa agiye kwihagarika urabibona. Ariko ke mfite agahinda k'umwana wanjye ashobora kuzaba kubera yarabyaye n'uriya muntu akaba yari umutinganye, ashobora kubona we afite uyu mwana wanjye afite ikibazo nk'icya papa we. Aragifite aragifite. Nge negereye umuntu ndabimwereka w'umumama mukuru, undi utawumukecuru. Ndetse gato ushatse kumbwira ko nyine agapipi ke nta kintu ubona kigaragaza ko ari muzima? Yego, nta ntege zirimo, nta ntege gafite. Nge negereye umuntu w'umumama w'umukecuru, ndabimutekerereza, mubwira uburyo umuntu twamubyaranye ameze, mubwira uburyo byose bimeze, mwereka umwana, arambwira ati tabaranya, umwana ntago ari muzima. None se mama, ibyo bintu nibwo ukibimenya? Wari utuye ubizi urabyihorera,
umwana amaze gukura. ntabwo nabyitagaho cyane kuko nari nzi ko ari ukubera ari agahinja, ariko naze kubireba mbona nibyo. Hanyuma negerewe umumama w'umukecuru ndabimwereka, maze kumwereka arambwira ati reka ati ni ukuri tabarane n'abadukurikiye rwose bambarire bamfashe. None se mana yanjye mana nabyita ibisekuru, ni ibisekuru bikurikirana byaba byakarande zo mu miryango. Ariko ibi bintu bwa mbere twigeze kubivugaho, Kayusi yigeze kubivuga mu mikino, dore ko buriya kuri kushira mu biganiro Kayusi yigeze kubivuga muri cya gihe, aravuga ati umwana wanjye agomba kuzaba nkanjye, umwana wanjye agomba kuzankurikiza. Abivuga zikakina, umwana naba naramureze gutya naramubyaye nkamugoranwa akajya kumera nka Kayusi, ntabwo byakunda. Gusa ariko mama Betty, ibi bintu birakira. Uzi impamvu wirira ihangane, umwana aracyari muto, birashoboka ko umuntu hari aho yagerageza kumuvuza bakaba bagira icyo bakora bakamuvura. Gusa ibi bintu bishobora kuba bikira. Uzi impamvu, nk'uko njye ntekereza ko nk'uko umuntu ajya, nk'uko habaho imiti ivura inzoga, sinzi ngo abantu bakayinangira bakava ku nzoga, hakabaho imiti y'abikinisha, ariko ndumva ari iy'ibinyarwanda atari mu kizungu. Ndumva uko biri kose hashobora kuba hariho imiti ishobora kuvura uyu mwana. Yewe negereye abamama batandukanye banize basobanutse, barangije bambwira ko iyo miti ngo ihari, bayita ngo ni za porotagite, sinzi ukuntu iyo miti bayita, ngo ku bantu bikinishije, ku bantu babatinganye nka bariya bashobora kuguha imiti bigahagarara, imisemburo yabo ikongera ikaba mizima. Ubwo ni imiti yongera ikabyutsa imisemburo y'umuntu. Yego, nyine umuntu ngo akaba muzima. Bambwiye ko iyo miti ihari, ni benshi tumaze kuganira kuva nabona icyo kibazo cy'uyu mwana. None se umaze igihe kingana icyo ubimenye? Nabimenye muri uku kwezi, muri uku kwa mbere nibwo wabimenye. Nuse ko wabimenye ntuhita utangira ngo tubwire tutabaze nyine tunumve, cyangwa wabanje kugira ngo sibyo, nabanje kugenda banza kwegera uwo mumama ndabimubwira, angira inama, arambwira ati humura, umwana birakira gusa biragoranye kandi biranahenze. Gukira ku mwana wanjye kandi birahenze. Humura wirira ihangane, birahenze ariko agomba gukira. Ntabwo ubuzima bw'umuntu burahenze, ntabwo bwagura, ntabwo amafaranga yabura yo kuvuza uko biri kose. Birahenze cyane, kandi noneho ni benshi maze kubaza, bari kumbwira ko imiti hari pe irahari, ariko ngo irahenze kandi nta bushobozi mfite. Ni ukuri abantu bankurikiye ndabizi ko ntabwo banyangana nubwo banga umwana wanjye, bambabarire rwose pe. Ibi bintu se wowe ukabyara wereka mfe gutigiye basi mbikubaze, ibi bintu Kayusi arabizi? Gusa Kayusi urabona ari umuntu najya kubwira ikibazo cy'umwana, yavugaga ko azamushyira mu byo yagiyemo nawe. Ntabwo ariko ikintu kiri kuma icyizere ko umwana ashobora gukira. Ntabwo Kayusi atubwira ko yabivuyemo yakize. Niba ari ukumusengera byamukishije, niba ari imiti yanyweye simbizi, ariko uko biri kose niba umuntu mukuru bishoboka ko ashobora kubireka. Birashoboka ko n'umwana ukiri muto bishoboka. Ahubwo ikibazo nk'uko abyarana n'abantu mwe mudukurikiye, mureke dutabara uyu mubyeyi. Noneho aho bigeze nanjye ndatabaje. Bambwiye ko umwana wanjye agomba gukira, imiti ngo irahari, gusa njye nta bushobozi mfite, ariko bambabarire pe. Uyu mwana ntabwo naba naramubyaye gutya. Mu buzima bwose nanyuzemo, umwana biragoye rwose pe, biragoye kandi agahinda mfite ni kare. Niba hari ikintu kibabaza, hari abo numva ngo bavuka ariko bameze, hari ababikora bakuze, ariko nk'uyu mwana akiri muto nk'uyu, urumva ko byumvikana ko ariko yavutse ameze nyine, niko yavutse ameze. Ariko mw'abantu mwe mudukurikiye, ni ukuri uyu mubyeyi yanyuze mu bibazo byinshi bikomeye, yabaye mu buzima bwinshi bubi. Ni ukuri nta bantu bigeze, simzi niba hari abamufashije, ariko kuri iyi nshuro nawe ishyire mu kigero cy'uyu mubyeyi. Nawe uri umubyeyi ukagira umwana agahura n'iki kibazo, warabyaye umwana uzi ko ari muzima, waramubyaye muri buriya buryo, ni ukuri
dutabarize hafi. niba ari imivumo y'iwabo wa Kayusi, Mana niba ari karande zikurikirana kuba n'ubundi ni karande, none se n'ubundi babyita karande kuko nta n'ukundi wabyita. Bivuze ko niwabo ushaka gusanga nagiye gusenga, maze gusenga barambwira ati rero gusenga ni byiza, ariko noneho ni ugushaka uburyo wavuza umwana. Ni ugusenguka, ubundi ni ukuvuga ngo urasenguka nivuza. Nyine barambwira ati gusenga ni byiza kuko Imana nayo irakora, ariko noneho ntago ibi ngibi ari byo kwicara ngo uceceke, n'ibyo kugenda bakamuvura. Iyo miti irahari, benshi bari kumbwira ko imiti ihari. Niba rero n'abankurikiye nabo babizi ko ihari, simbizi, ariko benshi ni kubibwira. Imiti irahari, gusa ntago nzi abayicuruza, abayicuruza nabahe, gusa imiti yo ibihari. Gusa ntago ari yo kwa muganga, ishobora kuba ari yo mu binyarwanda. Oya, ntago ari kwa muganga, ni abantu ngo bafite za product zikangura imisemburo. Imisemburo umuntu ngo akaba muzima, yaba ari bariya bangiritse mu bwonko nabwo ngo bikongera bikaba bizima. Irahari, ntago ari kwa muganga. None se Mama Betty mwoka byarame, ubu nari ngiye kukubaza ngo wabwiye umuryango wabo wa Kayusi, ariko nibuka ko nta kintu bakumarira bariya, n'ubundi nta kintu bakwanze kuva kera, banze n'umwana, noneho nawe ubwe baravuze ati nagende. Mana Nyagasani Yesu, mbega Satani kuntu ari umugome. Mana ari se w'umwana nawe n'intuziraho ntacyo yamumarira. Kayusi ntago byakunda, niyo nayimubwira, numvishije bambwira ko iyo miti ihenze. Irahari ariko irahenze. Ariko reka mbabwire, umuntu muzima wemera ko uretse nyine we, ariko ari undi muntu muzima wemera ko yabyaye umwana akemera ko ari uwe, ikibazo cyose ubundi yagomba kugira agomba kubimenya, ndetse akajya n'ikintu abikoraho. Nuko nyine Kayusi atajya ahinduka, ariko ari undi yavuga ati umwana wanjye niba ameze gutya, nkaba narabonye ibibi byabyo, nanjye reka ngire umusanzu nka kugira ngo umwana wanjye avurwe. Ariko kubera ko nyine ari uriya ari we, nuwo kwambara amakositime gusa akagenda. None se ko yavugaga ko nta kazi agira, nawe ari gufashwa n'abantu, urumva nta kintu yamfasha mu buzima ntacyo. Muri make turi kwifashisha mwese muri kutureba, n'ukuri ndabizi ko mufasha abantu benshi batandukanye. N'ukuri n'ubwa mbere mvuze iki kintu cyo kugira ngo umuntu amfashe, ntago nigeze mbivuga na rimwe, ariko bambabarire bagira icyo bakora. Uyu mwana basi mbona Mama yanjye, ni ibintu bibabaje, n'ukuri kubyara umwana mu buzima nka buriya. N'ukuri bambabarire, n'ubwa mbere mvuze iri jambo kuri kamera ngo umuntu afashe, n'ukuri ambabarire. Sijya afashije n'uyu mumarayika, mbona akize, mbona umwana wanjye abonye uwo muti amere nk'abandi bana, amere nk'abandi bana. Mana, nta mubyeyi utifuza kuzashyingira umwana we, nta mubyeyi utifuza kuzabona umwana we yabyaye. Ariko mwababyeyi wibaze kugira umwana uzi neza ko utazashyingira, ukamurera uzi neza ko nta kuzukuru uzabona. Bijya bibaho nyine, ni ku byago bibaho, ariko ntekereza ko n'ababafite bagakura kuriya ntabwo ari kimwe byaba yifuza. Umwana bari uwawe ntiwamuta, uramurera agakura, nyine agakura ameze gutyo. Ariko ntekereza ko n'iwabo baba bifuza uburyo ki babasha kumuvuza kugira ngo akire. Rero mw'abantu, n'ukuri baranzi pe, nta bushobozi mfite, ariko n'ubwa mbere mbivuze pe. N'ukuri nibarebe ukuntu babigenza, bandwaneho uyu mwana, ndebe ukuntu yakira basi. Mana Nyagasani, se turabariza he mwuka byaramo, byibura umuntu mu bantu badukurikiye, ufite umutima wumva umuhata, ntabwo ari agahato, ubufasha ubwo ari bwo bwose. Mana Nyagasani, agira icyo akora. ni ukuvuga no mu bantu badukurikiye, njyewe sinahita aka kanya, kuko aribwo mbimenye, sinahita mvuga ngo aho kumuvuza naha amafaranga naya, nta nubwo ndahamenya. Ni ukubaza, tuzabaza twumve ahantu babasha kumuvura. Gusa uwabasha kugira amakuru amenya kuri ibyo bintu yaza kwandika muri komenti akatubwira nyine. Ari uwabasha kohereza ubufasha yabasha kubona, ari uwabasha kumenya ati hari aho babivura naha, yaza kwandika muri komenti, kuko natwe ubu tugiye gutangira tubaze, kuko nanjye ntaho narinzi. Ariko uko bimeze kose
hagomba kuba hari imiti ibivura. Rero mwa bantu mwe, mwa babyeyi mwe, Mana cyane cyane ndabwira ababyeyi, ni ukuri umuntu wese wabyaye, yaba ari umugabo yaba ari umugore, agahinda ka mbere ni ako kugira umwana ukabaho uvuga ati uyu mwana wanjye yagize iki kibazo kubera iki ngiki, sibyo? Umwana akarwara indwara utavuza birababaza, ariko nimba bishoboka ko ashobora gukira, byibuze tumufashe. bambwiye ko yakira, barabimbwiye kuko narinze kuza hano, bambwiye ko nta kibazo akiri, imiti irahari pe. Gusa ntabwo nakwirirwa njya hiri ngo mpabaririze kubera nta bushobozi mfite, ariko umwana bambwiye ko ndamutse mbonye uburyo yavurwa umwana yakira. Nta bundi buryo rero umwana kuko hari indi miryango ufite se basi wakifashisha nayo twabwira ikagufasha, uretse umuryango wo kwa Kayusi wenda n'umugabo we mwabyaranye Betty. Hari abandi bantu uzi wenda umuntu yakifashisha, yapfa kubwira tukareba ko nabo bagira ikintu batanga nk'umusanzu. Ni abantu nziranye nabo bakomeye, buriya sinzi, bihereye kuri abo nabyeretse bangiriye inama, baravuga bati rwose ni ukureba uburyo bwose inzira wacamo, ariko umwana yenda akaba yavurwa. Ubwo rero n'undi wese yenda tuziranye nshobora kuzamubwira ikibazo uko kimeze, nkumva ko hari icyo yakora, simbizi. Ariko nta bantu barenze tuziranye mvuga ngo yamfasha ngo umwana avurwe. Rero none se mama Betty, wa muntu we, njye nari nzi njyewe kubera ko Kayusi yigeze kubivuga, ariko numva ko ari burage, ariko burya ngo mu bintu tujye twirinda amagambo tuvuga, ko hari igihe uvuga ijambo rikarema, kandi ibintu byinshi tuvuga hari igihe bitubaho. Kayusi yigeze kubivuga mu mikino abiganira ngo umwana wanjye ndashaka kazamera nkanjye, ngo akazambara impeta, akazapfumura amatwi. Aya magambo yarayavuze, ariko kubera ari igihe umurera ntago amatwi yayapfumura, kuko sinanabimwemerera, urabona ko ari uruhinja. Ni ukuvuga ngo navuze ko nzakoresha uko nshoboye kose nkamurera nk'umubyeyi, kandi nkamuha uburere bujyanye n'ubw'abana b'Abanyarwanda, butari ibintu nka biriya se yigize yagiyemo. Ni ukuvuga ngo rero gusa umwana wanjye ikintu nabasha kuvuga ni uko ibi bintu nabonye ko hari ikintu umuntu avuga kuko akaba nk'aho aguteye umwaku. Niba Kayusi agira ngo hariya ntera umwaku uyu mwana azampfira ubusa, ariko rwose Mana, rwose kubera ko iyi Imana niba yaguhaye umwana ikaba yaramuguhaye akaza muri buriya buryo bugoye, ukabucamo, ugatukwa, ugacirwa mu maso, nkamurarana hanze, ukabwirirwa, ni ibintu bigaragaza ko hari impamvu. Rero niba umwana akiri muzima yarabashije, akaba agize amezi 8, umwana akaba akiri muzima, bivuze yuko hari impamvu Imana yabikoze. Kuba rero icyo kibazo kigaragaye ubu umwana afite, haracyari amahirwe yo kugira ngo umwana akire, kuko aracyari mutoya. Keretse wenda nk'ibimenya yakuze ari mukuru, ariko kuba akiri muto ndumva hari amahirwe yo kugira ngo umwana akire. Ahubwo kubera ko nyine ikibazo ni uko nta bushobozi ntabwo buhari. Ariko nanone Mana, mw'abantu mwe tujye dutabarana, ni ukuri tujye dutabarana, umuntu atabara undi nk'uwitabara. Buriya ntawe urira atababaye. Iyo ubonye umubyeyi amarira amanutse ku maso, ujye umenya ko ababaye kandi afite agahinda kenshi. Niyo mpamvu mu buzima bwacu hari ikibazo ureba ukabona nawe kirakurenze, ariko byibura bwa nyuma na nyuma. Ni ukuri pe, mufasha abantu benshi bagiye batandukanye, ariko ku bw'uyu mwana dutabare tutitaye kuki, byaba 100 yaba 500. Ni ukuri nanjye tugiye gushakisha tumenye ahantu baba bavura, cyangwa se iyo miti uko ikora n'amafaranga bamuvurira, dukora ibishoboka. Ni ukuri dutabare, kuko umwana arahenda we, mw'abantu umwana arahenda. Yambabaza cyane uyu mwana mubanye mu buzima nk'ubu bikarangira mubuze. Ntago waba umubuze, waba umufite. Gusa nyine ku mubyeyi uba umeze nk'aho atakiri umwana wa wundi uba ushaka.
kuko twese tubyara abana twifuza niba ari umukobwa akure neza, ari umukobwa nyine akure uzashyingire, niba ari umuhungu umwana wakure neza ameze neza afite umubiri muzima. Ariko niba umwana avutse gutya ni ikibazo kiba gikomeye ku mubyeyi, kuri mama we mubyana papa we. Papa we wenda ntacyo bimubwiye, turamuzi mwese muramuzi uko nta ateye, kintu bimubwiye nyine, ariko noneho uyu mwana rwose pe, mvuze n'icyo mvuga, umwana wanjye rwose rwose Imana nikora ibikomeye pe, uyu mwana akire abone umuti, kuko babashije kumbwira byo ko umuti kuhari uwo kuba yakira akaba umwana muzima nta kibazo afite. Bambwiye ko ibi bintu hari igihe iyo ubiretse gutya umwana agakura gutya bishobora kugendanirako, ariko kubera bameze gutya bari n'umwana aba akiri muto, bambwiye ko iyo miti uyikoresha ukayimuha hanyuma umwana akaba muzima nta kibazo. ni ukuri pe. Rero kubera Imana ndetse n'amasengesho, ese ujya umujyana gusenga? Nagiyeyo nyumara kubibona, nagiyeyo maze kujyayo barasenga, barambwira ati nyine komeza usenge, ariko ntago ari byo gusenga gusa, ni kuvuga ngo bagize barambwira ati none urabizi ko Imana yashyizeho abaganga, nubwo wasenga ugakira ariko umuganga nawe wakoreshwa n'Imana. Ubwo rero ni uguhaguruka ugakoresha uko ushoboye kose umwana akaba yabona iyo miti akavurwa. Yewe nuko byarame, ni ukuri ntawe uterwa yiteguye. Abantu mwese murabizi ibibazo bigwira umuntu, biza bigwiririye umuntu. Rero dutabarane nyine twese, ibyaba kuri mugenzi wawe nawe byakubaho, ibyaba kuri kanaka nawe byakubaho. Mureke dutabarane, dushyire hamwe, ikibazo cy'uyu mubyeyi tukigira icyacu, ari njyewe ari wowe uri kutureba, turebe ko hari umusanzu twatanga kuri ubuzima bw'uyu mwana, turebe ko yabasha kuvurwa agakira, kuko ndabizi ni imigisha tuba dukorera kubera nyine kugira ngo Imana izaduhe imigisha. Ni ukuri reka dusoreze hano ikiganiro cyacu. Ni ukuri yarampamagaye ambwira ati mfite ikibazo, ndaremerewe, bimeze gutya, ndavuga nti reka wa mugani mbyumve, ariko sinjye gusa yabwiraga, namwe ari kubabwira. Uyu mubyeyi ni ubwa mbere atabaje akavuga ati ndasaba noneho ubufasha neruye ntaciye ku ruhande, ni ubwa mbere abitubwiye. Rero niba bivuze kandi koko arababaye, ni ubwa mbere asabye ubufasha, nta kibazo zitanga. Niba bishoboka umuntu wakumva hari ikintu yakora Imana imukoresheje, ni ukuri ndababaye, ariko n'ubwa mbere mvuze ngo ni ukuri nsabye ubufasha. Natanga nimero yanjye nta kibazo, 078 27 25 24 3. Nimero ze nizo, utanazumvise nanjye wanyandikira naziguha kugira ngo turebe ko twatabariza hamwe. Reka mbashimire mwese, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.